Reka nanone nongere nguhe ikaze wowe udukunda kandi ukaba ukurikira ibiganiro byacu dutegura hano mu buryo butandukanye, nkwishimire kandi nguhe ikaze, nkwifurize umugisha utangwa n'Imana. Ariko nanone shimire abantu bakomeje kudukorera subscribe kugira ngo ibiganiro dutegura bigere kuri benshi. Nimba nawe utarakandaho nukuri rikandeho, niryo jambo rwose ryitwa subscribe, kandaho. Kandi buriya biba ari na byiza niyo udusigiye ibitekerezo tukamenya nimba nibyo dukora n'ubundi muri kubyishimira. Imana rero iguhe umugisha. Nanone nongeye kugaruka, nongera kugusasanurira ntasobanya. Ndashaka ko hari byinshi nshaka ko uzajya umenya kandi bigufitiye umumaro. Turi mu gitabo cyitwa tumenye kwivura dukoresheje iby'Imana yaremye. Uyu munsi ngiye kubabwira uburyo wagira ubwiza ariko witaye ku musatsi wawe, ukagira ubudasa n'uw'abandi batakoze ibyo ngiye kukubwira. Mbere na mbere banza uha agaciro umusatsi wawe. By'umwihariko reka wenda kino kiganiro abadamu cyangwa n'abakobwa nimushake mukigire icyanyu. Umukobwa cyangwa umudamu, ubwiza bwe bwa mbere, ubwiza bw'umugore bwa mbere bugaragarira hehe? Ku musatsi. Umusatsi wawe waba udefirije, waba uri naturel, ariko nkubwize ukuri, umusatsi wawe niwo ukuranga, niwo uranga ubwiza bwawe, niwo uranga ibintu byose. Mbese umuntu ushaka kukumenya no kukureba cyane cyane bwa mbere yita ku isuku y'umusatsi wawe. Ni ukuvuga ngo rero umusatsi w'umugore nk'uko ndi kubabwira cyangwa w'umukobwa, hari ubwo ushobora kugira ibibazo ngiye kukubwira, hanyuma ibyo bibazo rero ndashaka ko uza kubihandoringa, nimba ariko nabyita, uza kubikemura ukoresheje umuti w'ubwoko bubiri ngiye kukubwira. Kandi ni ukuri ibyo mbabwira mujye mubikora, ubundi tuzahurire mu kiganiro dushimira Imana. Umbwira uti nari mfite umusatsi uteye gutya, nari mfite umusatsi umbangamira muri ubu buryo, mbese mfite ipfunwe mu bandi, ntishimye, ntanezerewe. Yes, reka rero turebere hamwe niki ugomba gukora kugira ngo umusatsi wawe ugende neza. Niki ukwiye gukora kugira ngo koko umusatsi wawe ugende neza, cyangwa se use neza cyane. Reka turebere hamwe muri kino gitabo cyacu. N'ubundi gitabo nababwiye ko gifite byinshi kandi byiza. Ahangaha ndagira ngo tuze kubijyanamo neza, kangere kuri page ibivuga rwose, ubundi uze kunyemerera nawe ukore ibyo ndiho nkubwira. Urakoze cyane, ndabona mpageze. Hanyuma kugira ngo utunganye umusatsi wawe bwa mbere, banza wite kuri ibi bintu ngiye kukubwira. Batubwira ko umusatsi ari agaciro, ni uburanga bw'umuntu, ndetse umusatsi utuma umuntu agaragara neza mu bandi nk'uko natangiye mbikubwira. Hanyuma bakubwira inama yo koga mu musatsi kenshi. Mesa mu musatsi wawe, icyo ni icya mbere. Mesa mu musatsi wawe, kandi biba byiza iyo ukoresheje isabune nanone idashobora kwangiza umusatsi wawe. Ahangaha rero nakugira inama yo gukoresha isabune y'amazi, wenda nka shampoo. Hari n'andi masabune menshi, ariko iyo ngiyo niyo nzi. Isabune y'amazi burya iragufasha mu buryo bwo koza mu mutwe ukoresheje isabune y'amazi. Hano ushobora gufata shampoo rero ugashyira mu musatsi wawe, ukawushyiramo kandi ugakoresha intoki zawe. Burya abantu benshi bakunze kumesa mu mutwe bakoresheje ibindi bintu
usanga rimwe na rimwe biwukurura burya iyo ukoresheje urusokozo uriho umesa umusatsi ntabwo kenshi nakubwira ko ari ikintu cyiza kubera ko birangira ahubwo umusatsi wawe uri kuwuca. Ni byiza kuba ufite intoki ukitonda ukagenda ukoresha inzara zawe mo imbere ya sabuni ukayikwiza hose, umusatsi ukawumesamo rwose ukoresheje izo ntoki zawe, ukawumushyiramo urufuro ruhagije ukawunyuguza. Kandi nanone bakakubwira ngo rero si byiza gukoresha amazi ashyushye mu musatsi wawe kubera ko amazi ashyushye yorohera umusatsi gupfuka vuba. Amazi ashyushye yorohera umusatsi gupfuka kandi nanone amazi ashyushye yangiza vitamini ziri mu mutwe zituma umusatsi ubasha gukura. Icyo ngicyo ukiteho ni ukumesa mu mutwe, ariko mu gihe uhamesa ukitondera gukoresha amazi ashyushye. Ikindi kintu nanone batubwiye ugomba kwirinda ahangaha ni ukugira gute, ni ugushyushya mu mutwe. Gushyushya mu mutwe biraza gusa naho bijya guhura n'iki cya mbere, ariko uburyo bwo bavuzemwo ni uko bakubuza gutega ibitambaro mu mutwe ndetse rimwe na rimwe bifite bimeze nk'amashashi. Abagore benshi bakunze kugira amadefo, hari utuntu bakunze kwambara mu mutwe tuba tumeze nk'udushashi, ukumva turoroshye tumeze nk'udushashi cyangwa nk'igitambaro kinyerera. Bene biriya bitambaro bavuga ko bidatambutsa umwuka cyangwa se bitakira umwuka. Ni ukuvuga ngo umubiri w'umuntu usohora umwuka kandi ukakira undi mwuka. Iyo rero wamaze gupfuka wa musatsi wawe wawushyizemo cya gitambaro, uba utanze uburenganzira cyangwa se ubuhaye umwanya wo kugira ngo umusatsi wawe upfuke. Kubyumva neza bivuze ngo turaza kugera ku buryo ushobora gushyushya umusatsi wawe, kuko umubiri ukenera ubukonje ugakenera n'ubushyuhe. Ibyo bintu byombi sinzi niba mutari mubizi, ariko hari igihe uwushyushya mu buryo butari bwo. Reka dufate urugero, ushobora gushyushya umubiri wawe ukoresheje amasogisi. Ubwo ndavuga ku maguru. Amasogisi ni kimwe mu bintu bishobora kugushyuhiriza ibirenge, ariko uramutse wambaye ishashi ni ikibazo, kubera ko ntabwo umubiri wawe uri bubashe guhumeka. Bimwe nakubwiye, ntabwo umwuka ushobora gusohoka, ntabwo kandi umwuka ushobora kwinjira. Ibyo ngibyo urumva rero ko ari ikosa. Ibi nabyo birasa n'ibi rero. Si byiza gupfuka mu mutwe wawe ukoresheje ikintu kimeze nk'ishashi cyangwa se ishashi. Icyo cyumvikane, kandi inshuti zanjye mujye mukora ibyo mbabwiye, kuko iki gitabo cyanditswe n'umuhanga udasanzwe, n'umudogiteri witwa Ellen G. White. Yanditse byinshi rero ku bijyanye n'iki gitabo. Hanyuma icyo ngicyo twariho tuvuga ni ikintu cya kangahe? Ni ikintu cya kabiri, kwirinda gushyushya mu mutwe wawe ukoresheje buriya buryo tumaze kuvuga hejuru. Ikindi kwikorera umutwaro. Yego, ngo kwikorera umutwaro nabwo si byiza. Kwikorera umutwaro nabyo si byiza kuko bipfura umusatsi. Ahangaha baratubwira ko iyo wikoreye kenshi ukikorera umutwaro uremereye, n'ubundi hazamo ubushyuhe butari ngombwa, ndetse ubwo bushyuhe bukarangira bupfuye wa musatsi wawe. Kwikorera umutwaro, ubundi ngewe njya ashima abantu bo mu burengerazuba bw'u Rwanda bakoresha ibitugu byabo. Burya ibitugu nibyo byikorera bikanikorera neza. Ngira ngo abagabo benshi, haba ari ukujyana umuntu kwa muganga bakoresheje ingobyi mu gihe cy'abami, aho umwami bamuhekaga, nyine bakoreshaga ibitugu. Burya umugongo n'ibitugu niho hantu ubundi hikorera. Sinzi abikoreza umutwe ngo babikuye hehe, ariko ubundi buriya hariya ni kuri moteri y'ubwonko, moteri y'imitekerereze yose iri hariya. Ibaze rero iyo wamaze kurambikaho imitwaro, uba ugiye kugira gute? Kubangamira cya gice cy'umubiri. Kwikorera umutwaro bipfura umusatsi. Nyaboneka nimba unkurikiye, wirinde kino kintu cyo kwikorera imitwaro, kuko bituma umusatsi wawe wangirika mu buryo bwihuse cyane. Ikindi noneho sasa, hari uburyo
bumeze nka bwa bundi twavuze hejuru, bavuze ko iyo upfuka mu mutwe inshuro nyinshi, ubwo icyo nacyo mukirindeho, gupfuka mu mutwe inshuro nyinshi ugasanga ku wa mbere, urugero wenda rutoya, hari abakobwa benshi, reka wenda mbivuge ntacyo bitwaye, abakobwa benshi bo muri ADPR murabizi ko bakunze gutega ibitambaro mu mutwe, sibyo? Bakunze gutega ibitambaro mu mutwe, ariko mu by'ukuri ni nabo bakobwa bagira umusatsi mwiza. Ni ukuvuga ngo umukobwa wiyemeje kudatega agatambaro usanga afite umusatsi mwiza. Kubera iki? Kubera ko amesamwo. Wenda uze kutwandikira kubera icyo ugira umusatsi mwiza biterwa n'iki. Inshuro nyinshi muraza gusanga bamesa, ariko reka nkubwize ukuri, reba ufate umukobwa ushyira agatambaro mu mutwe hanyuma nakuremo urebe, uzasanga umusatsi we waragwingiye, kubera ko za vitamini twabonye ntabwo zibasha kuboneka. Uburyo bwo guhumeka k'umutwe ugatuma umusatsi ubasha kubona wa mwuka winjiza n'uwusohora ntabwo bikunda, ahora yaziritse, kandi akazirikamo ikintu nanone cyamaze kuremerera ubwonko. Uzasanga ari urutambaro runini akazenguruka agahita ahuza, nuko agapfuka mu mutwe. Gupfuka mu mutwe kandi kenshi ngo ntabwo ari byiza, nabyo bipfura umusatsi. Hari igihe njya ndeba abantu batwara moto, iyo akuyemo uhita ubona ari undi muntu, uhita ubona nyine, uhita ubura ubwiza bw'umutwe. Ako kantu mumbabarire, ariko njya nkabona muri ubwo buryo. Icyo ngicyo nacyo mukwiye kukirinda. Hanyuma ikindi bari kutubwira hano ni ikijyanye no kuboha umusatsi. Kuboha umusatsi, mubona ko abantu benshi bakunze kuboha umusatsi, ariko bakubwira ko kuboha umusatsi nanone uba uri kuwukurura, uwushikura, uwukura mu mutwe, uworoha nyine. Abantu benshi mukunze kubona ko bakunze kuboha imisatsi, ariko barakubwira ngo kuboha umusatsi ntabwo ari byiza, bishobora no kugutera ibibyimba byo mu mutwe. Ahangaha ndahita fata urugero rw'ibyo nkunze kubona, aho umuntu usanga bamuboshye umusatsi, ariko ukajya ukabona hari utuntu tumeze nk'imiburu. Sinzi nimba ibyo bintu mubyumva, imiburu, ukabona umusatsi wakuruye umutwe, ndetse ukabona hajemo imiburu ikamurya. Ikindi noneho ukajya ukabona hari n'iyo baboshye yatangiye kugira gute, gucika. Buriya rero ntabwo ari ubwiza, nyine uri kumva ko ahubwo bwa bwiza bwawe uri kubukura. Hano barakubuza rero kuboha umusatsi. Kuboha umusatsi, cyakora barakugira inama ko ushobora kuwuboha mu gihe ari mwinshi, ariko ukoresheje n'ubundi umusatsi uri ku mutwe. Ubwo ni ukuvuga ngo aho kugira ngo uzane undi musatsi ku ruhande, bya bindi bimeze nk'ibi, niba bagita ngo ni ibiki ntabwo mbizi, ariko ngira ngo hano barakubwira ko atari byiza kuzana ibindi bintu bimeze nk'imigozi ngo ubohesha mu mutwe wawe, ahubwo nushaka kuwuboha ukoreshe umusatsi wawe. Kandi nanone ntukomeze ngo ni kwa kuntu uba wifite igisatsi cyawe cya natirere wajya kuryama ukakizirika. Ubwo wenda nicyo bashatse kutubwira, ariko kuwuboha ukoresheje ibindi bintu biwuboha, wakoresha ibitambaro biwuzirika, wakoresha ubudodo, wakoresha n'indi misatsi ngo y'imiterano, ibyo byose ngo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma umusatsi wawe upfuka. Kandi noneho bakakubwira ko iyo upfuka uhera ahagaragara mu maso, hejuru ku gahanga no mu misaya. Urumva rero ko ari ikibazo mu by'ukuri. Bavuga ko umusatsi wawe ushobora gupfukamo, ahandi bavuze ni igice cy'inyuma mu irugu k'umusatsi naho upfuka. Hanyuma rero bari kutubwira noneho uburyo bwo gushyushya rero umusatsi. Uburyo bwo gushyushya umusatsi ni uko uwushyiramo igitambaro mu gihe cya nijoro kugira ngo ubwonko nabwo buruhuke. Kandi nushyiramo igitambaro, ushyiremo igitambaro cyo mu bwoko bwa kigoma. Impamvu igitambaro cyo mu bwoko bwa kigoma kibasha gutanga ubushyuhe, ariko kikinjiza n'ubukonje nanone bukenewe. Umubiri wawe rero ukabona bwa bukonje, ukabona n'ubushyuhe. Urumva ko ni byiza gushyushya mu mutwe, ariko mu gihe cya nijoro kugira ngo ubwonko nabwo buruhuke, kuko murabizi nijoro ibice byose by'umubiri ni ngombwa ko tubifubika. Ntabwo warara butumburi wambaye ubusa. Ugerageza
kwifubika ugashiraho igikuvurori nyine ugashyushya umubiri. Barakubwira rero ko hano n'umutwe noneho ushobora kuwushyushya ariko ukoresha igitambaro cyo mu bwoko bwa kigoma cyoroshye kandi kidakomeye kitabangamira umutwe, ukizirikemwo hanyuma mu gitondo ugikureho ugiye kumesa mu mutwe wawe. Hano rero barakubwira ko nanone mu gihe cyo kuba ubyutse ni byiza kumesa mu mutwe wawe, ndetse kirasa naho ari icyanyuma bahita batwereka uburyo dushobora no guhita dushyiramo uruvange batubwiye rw'umuti dushobora gukoresha ibintu bikagenda neza. Nimba ubyutse ni ngombwa ko umesa mu mutwe ukoresheje bwa buryo twavuze hejuru. Hanyuma rero ni byiza gukoresha amazi akonje, ushobora no kuba wayaraza mu nzu cyangwa se waba uzi ko aho ujya kuyavoma aza kuza nyine akonje. Amazi akonje ni meza ku buryo mu mutwe ukiyashyiramo uhita wumva ubukonje. Amazi akonje afite umumaro munini gukomeza umusatsi wawe. Ni byiza rero kumesa ugashyiramo isabune byibura inshuro 3, ugashyiramo inshuro ya mbere ukakorakora mu mutwe wawe rwose wose ukawuzenguruka, warangiza ukiyunyuguza, ukongera ugashyiramo indi sabune ukawukoramo rwose, ukongera kandi ukagira gute, ukongera ukiyunyuguza, ukongera nanone indi nshuro ya 3 ugashyiramo indi sabune ukunyuguza cyane noneho bihagije. Kumutsa umusatsi wawe rero nanone barakugira inama ko ushobora kumutsa umusatsi wawe nanone ukoresheje intoki, ushibura amazi uyakubita ukumva ko avuyemo, ugakoresha nanone mbese muri ubwo buryo. Warangiza rero ukaza gukora bino bagiye kutubwira. Urafata amavuta ya elayo, urafata amavuta ya elayo. Aya mavuta ya elayo barakubwira ko wowe ugereranya ukurikije uko umusatsi wawe ungana. Nimba ufite umusatsi mwinshi urakoresha amavuta nyine ahagije ku buryo amavuta aza kugaragara. Nimba ufite umusatsi muke urakoresha n'ubundi amavuta make. Urafata elayo uyashyire mu kantu gashobora gutuma uza kugenda uyasuka akasukika, noneho ukagenda uyasiga muri wa mutwe wawe usa n'utandukanye umusatsi, ushimamo kugira ngo ya mavuta agende yinjira hose. Hanyuma ikindi kintu nguri buze kuvanga n'aya mavuta, uravanga n'indimu. Ufata rero aya mavuta uyavange n'indimu, ubivangavange. Numara kubivanga bimaze kuvangwa neza, icyo uri bukore nta kindi ni uguhita utangira gusiga mu mutwe wawe. Ikitonderwa, mu mutwe hagomba kuba hamaze kumuka, ubona ko wumva rwose ko amazi yashizemo, ugiye kongeramo aya mavuta ya elayo avanze n'indimu. Nibyo ngibyo rero ubikore byibura uvuga uti wenda ngiye kumara iminota 30 kugeza kuri 40 kugira ngo mbashe kuba nahita njya mu kazi. Ushobora kuba ugiye mu kazi k'ubuhinzi nk'uko hano babivuze, cyangwa se akazi ko kujya kwigisha ijambo ry'Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano barakugira inama ko ibikorwa byawe ushobora kubikora nyuma y'iminota 40. Noneho rero bakakubwira ngo nimba wamaze gufata ya mavuta yawe wabishyizemo neza, wumva umusatsi wose wawushyizemo ya mavuta, ngaho rero gira gute, sokoza. Mu gusokoza uragenda usokoza buke buke udashyiramo imbaraga, usokoze buke buke rwose. Umusatsi wawe uhagarike neza, uhagarike. Impamvu wavuze ya minota 40 nuko aya mavuta ya elayo afite ubushobozi bwo kuba yamaze kumuka, cyakora ubwiza bw'umusatsi inyuma bugaragara. Umusatsi ntabwo uri buzatukure, ntabwo umusatsi uzahinduka isura, ahubwo umusatsi uzaba uko ubishaka. Iki rero nimba mugikoze mutya, barakubwira ko byibura buri gitondo ushobora gukora ibyo bakubwiye. Umusatsi wo urawurinda buri munsi, ariko kumesamo witegura kujya mu kazi bikore mu gitondo byibura mu minota 40 witegura kujya mu kazi, ubone kuwusokoza
wamaze kumuka, indimu yamaze kwica mikrobe. Hano batubwiye ko indimu ifite ubushobozi bwo kwica mikrobe zituma umusatsi ushobora gupfuka ndetse no kugira ibindi bibazo bishobora gutuma umusatsi wapfuka. Hanyuma bakakubwira ko amavuta ya elayo yo afite ubushobozi bwo gutanga ubwiza no kurinda umusatsi icyawangiza. Reka mpinira ahangaha kandi mbashimire. Gusa kino gitabo kivuga byinshi nyine ku musatsi, ariko ibyo nibyo by'ingenzi cyane nabahitiyemo. Mbashimire cyane, bifurize amagara mazima nshuti zanjye, kandi twongere duhure muri komanteri. Ushobora no kunyandikira, ukanyandikira rwose kuri nimero yanjye ibiri muri kino kiganiro. Reka mbashimire kandi nanone mbifurize amagara mazima. Wibuke gukora subscribe, maze rero nubona umusatsi wawe wakuze, wari waracitse, ukabona umusatsi wawe utari umeze neza, waje kuri gahunda, uzanyandikire ubimbwire. Reka mbashimire kandi mbifurize umugisha w'Imana. Nitwa MC Misango.